nitwa Abijuru Valentina, ndi umuhanzikazi. Vava Ndorimbongo, igihangano cyacu, waraga uri hejuru utwereka ibyishimo, none uragiye wayi nuko ugiye tw'imitima yacu isigiye nimba. Mwifurije amahoro aho ugiye, ibyo watubwiriye bizahora mu mitima yacu. Mana ndagusaba ngo wakire umukobwa w'Abanyarwanda. Vava Ndorimbongo, utubereye intwari. Kubera iki koko wagenda gutyo waba, ubu koko ninde uzongera kudusetsa? Ntago twagize amahirwe yo kukurwaza, ariko yendere Vava wari umuntu mwiza pe. Mwifurije amahoro aho wagiye, ibyo watugiriye bizahora mu mitima yacu. Ndagusaba ngo ubane n'ibitangaza. Vava Ndorimbongo, utubereye intwari. Ruhukira mu mahoro Vava, umutima wacu wuzuye agahinda. Ntituzibagirwa umunezero wahaye Abanyarwanda, kandi tuzizirikana ubutwari bwawe butazahera. Ubuziraherezo bwawe ni umugisha wacu. Mwifurije amahoro aho wagiye, umutima mwiza n'ubumuntu byakurangaga bizahora mu mitima yacu. Mana ndagusaba ngo ubane n'igitangaza. Vava Ndorimbongo, utubereye intwari. Turagusezeyeho ariko uzakomeza kuba mu bitekerezo byacu. Wari umuntu w'umugabo Vava Ndorimbongo, uri mu mitima yacu. Wakoze byose wagombaga gukora, byari byiza kukumenya Vava. Nizeye ko indirimbo izahumuriza abari mu kababaro, kubera Vava Ndorimbongo azahoraho mu mitima yacu iteka. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.